uyu munsi nyamukuru umuntu watuzinduye aho ngaha ni umuhanzikazi wanditse amateka mu gihugu cyo mu Rwanda mu ndirimbo za gospel cyangwa se mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Uyu muhanzi nta wundi, uyu muhanzi ni Gogo. Bivuzwe yuko muri iyi minsi tariki 3 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2025 aherutse kwitaba Imana mu gihugu cya Uganda mu mujyi wa Kampala. Mbahaye ikaze mu kiganiro officiel y'ibisanzwe aho tugenda tumenya amateka agiye atandukanye ndetse n'ibintu byatumye abantu bagera aho bifuza kuba bo muri aka kanya. Ijambo ryo kwibuka uyu muhanzi wamamaye mu gihugu cyo mu Rwanda uzwi cyane ku izina rya Gogo. Banyarwanda, banyarwandakazi, namwe banyamahanga nshuti zacu, muze dufatanye hamwe dusenyera umugozi umwe, twifatanye mu kumva ijambo ryo kwibuka uyu muhanzi wamamaye ku izina rya Gogo mu gihugu cyo mu Rwanda. Banyarwanda, uyu munsi duhuriye hano dufite umutima umwe, umutima wuzuye intimba ariko kandi wuzuye ishema. Impamvu dufite intimba ku mitima yacu kuko twatakaje umukobwa wacu, inshuti yacu, umuhanzikazi wacu ndetse n'umunyabigwi twese twakundaga cyane mu gihugu cyo mu Rwanda ndetse no hanze yabyo. Uyu muhanzi nta wundi ni Musabyimana Glorious, uzwi cyane ku izina rya Gogo kuko niryo zina yakoreshaga mu miziki. Ariko nanone turi hano dufite ishema kuko ubuzima bwe bwabaye impano ikomeye ku gihugu cyacu no ku isi hose muri rusange. Mureke dufatanye hamwe kumvira ijambo. Wowe ugeze ahangaha ndagushishikariza gukora sabu ukiyunga kuri uyu muryango. Hari byinshi tuzagenda tugeraho bigiye bitandukanye. Gogo yari umukobwa watoranyijwe n'Imana, uzwi ku ndirimbo zubaka, zihumuriza kandi zihuza imitima y'abanyarwanda benshi. Yari isanamitima muri makeya. Yakuriye mu buzima butoroshye ariko ibyo byose ntibyatumye acika intege, ahubwo ibyo byose byatumye agira intege zishingiye ku kwizera no guhimbaza no kuramya Imana akoresheje impano ye yo kuririmba. Maze indirimbo ze nka Everyday, I Need Blood of Jesus ni indirimbo zakunzwe cyane ku rwego mpuzamahanga, n'izindi ndirimbo nyinshi zikora ku mitima y'abantu benshi. Uyu muhanzi ni inkoramutima, tugiye kumuvuga ibigwi bye ntitwabirangiza. Ariko nanone uyu muhanzi yari umunyabwiza mu ndirimbo no mu mwanya we wose yabonetsemo. Yari yaranditse ibigwi mu ndirimbo, umwanya we wose yawumaraga aramya Imana ayihimbaza ku rwego mpuzamahanga. Iyo yavugaga ijambo goodbye ku mbuga nkoranyambaga ntabwo byabaga ari amagambo gusa, byari uburyo bwo kudusetsa kandi kuko twasekaga tugaturika tukitirira hejuru. Yavuga ku ndirimbo we I Need Blood of Jesus tugatangara tugaseka kuko afite ijwi rikoma abantu benshi. Mu bintu bye byiwe biratangaje. Yavuga ku ndirimbo ye Everyday, iyi ni indirimbo yakunzwe cyane y'isanamitima mu gihugu cyo mu Rwanda. Uyu muhanzi Gogo yaduhaga akanyamuneza. Byari iby'agaciro kumugira ku isi ndetse no mu biganiro. Umuhanzi Gogo kandi aratwibutsa ko dukwiye kugumana n'Imana mu buzima, urwenya n'icyizere mu gihe turi mu bibazo. Tutagomba kubigaragariza abantu benshi, tugomba kwisekera kuko guseka byongera iminsi yo kubaho. Bavandimwe, nshuti zacu, namwe mwarya iki kiganiro, namwe banyamahanga, mureke dufatanye hamwe dusengera umugozi umwe, dufatanye mu isengesho twasengera uno mukobwa wacu kuzagira uruhuko ridashira, aho ari hose agira ibyishimo bidasanzwe, azahureyo n'imigisha.
Gogo ntabwo yari umuhanzi gusa, yari umuririmbyi mwiza ku rwego mpuzamahanga. Yari umukozi w'Imana, yari urugero rwubaka umuntu. Ashobora kuvuga mu buzima bugoye, ahinduka umucyo w'abatari bakeya yifashishije imbuga nkoranyambaga mu buryo bwo kugeza ubutumwa bw'Imana, kubushishikariza urubyiruko kumva indirimbo zuje ubuziranenge ziganisha ku Mana. Atuma indirimbo ze za gospel zituruka mu Rwanda zigera kure cyane, bigatuma abanyarwanda n'abanyamahanga benshi bumva ubutumwa bw'Imana binyuze mu ndirimbo ziwe ndetse n'ijwi rye ritangaje ku rwego mpuzamahanga. Uyu muhanzi nubwo Gogo, uyu muhanzi wamaye ku izina rya Gogo, itariki n'ukwezi, natwe ku mubiri, ibikorwa bye byari iby'agaciro. Indirimbo ze zizakomeza guhumuriza, zizakomeza kubaka, zizakomeza gutoza urubyiruko kwizera n'urukundo. Niyo mpamvu tutazibagirwa uyu muhanzi wacu, uyu munyarwandakazi, cyangwa se uyu muhanzi Gogo, cyangwa se umwite Glorious Musabyimana, dore ko ariyo mazina nyakuri yiswe n'ababyeyi. Ndagira ngo mbabwire urubyiruko rwacu, nimurebere kuri Gogo, yabaye urugero rwiza. Impano zanyu zishobora kubaka igihugu cyacu, impano zanyu kandi zishobora kubaka igihugu cyacu, kandi zishobora guhindura isi biciye mu magambo muvuga mu buzima bwa buri munsi. Yatwigishije ko tugomba guharanira impano, ari byo biduha icyizere mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tugomba kwifatira icyemezo aho turi hose. Banyarwanda, banyarwandakazi, twese turavuga tuti Gogo, urupfu rwawe ruduteye intimba ku mitima, ariko umurage wawe uzahora uduhagararira. Wabaye umucyo utazima, wabaye urwibutso rwiza rw'ahazaza ndetse no n'ahashize. Wabaye icyizere cy'urubyiruko n'urukundo. Inama yawe izakurikizwa cyane, tuzayakira, kandi turakwifuriza kuzagira iruhuko ridashira, ukazagera mu ijuru, ukazasanga naho hari ibikorwa byiza wakozeyo, twazamara kuzagusangayo, natwe tukazashima ineza yawe. Ijambo nasoza nkubwira ngo Imana iguhe iruhuko ridashira. Musabyimana Glorious, Gogo wacu, umunyarwandakazi mu miziki, mu ndirimbo za gospel. Wowe tugeranye ngaho urimo kureba iki kiganiro, ndagushishikariza gukora sabu, ukiyunga kuri uyu muryango. Hari byinshi tuzagenda tugeraho bigiye bitandukanye. Ciao, tuzahore muri video z'ubutaha. Imvura igwa n'isubira.